murakomeye nitwa Isimbi Santa niba ari ubwa mbere urebye video zanjye ndi umu health and life coach. Video y'uyu munsi ngiye kuvuga ku ijambo navuga ngo abagore bose banga ariko abagabo bose bakunda. Iryo jambo ibyo ari byose ndabizi waritekereje, ijambo kuvuga ngo kuganduka cyangwa kuba sumize cyangwa kuba submissive. Muri video rero ndavugamo ibintu bitatu, ndasobanura imitse no kubera iki iryo jambo abadamu baryanga cyangwa nta nubwo ari ikibazo cyo kuryanga ahubwo ribatera ubwoba. Hanyuma mvugemo ese ubundi kubera iki ari ngombwa, mu by'ukuri nta nubwo ari ijambo ni ibikorwa, kubera iki ari ngombwa mvugemo nise ubundi nibihe bikorwa iyo bavuga kuba sumize cyangwa kuganduka nibihe bikorwa biba bikenewe aho ngaho. Hanyuma icya gatatu ndi buvugemo ni ikintu gishobora gufasha kugira ngo kwera ko mu by'ukuri ari Bibiliya ariko ari community today yacu ni navuga ngo ni ibyo bikorwa ni ibintu bikenerwa mu rugo kugira ngo urugo rube rwagenda neza. Ese niki donc niki abadamu bakora cyangwa niki cyabafasha ari abadamu ari abagabo kugira ngo mu by'ukuri ibyo bikorwa bishobore gukunda kandi bashobore kubishyira mu bikorwa koko urugo rugende neza. Ubwo reka noneho mpere ku cyambere, ese kubera iki iyo bavuze ngo sumize kuba sumize cyangwa kuganduka cyangwa kuba submissive ni iki kiba kubera iki abagore benshi bagira batakunda kuryumva iryo jambo. Nanjye ndabyibuka iyo bavuga ijambo uhita wumva ikintu ni ijambo bavuga ukahita wumva noneho n'urugo urwanze, nta n'urwango urugo gusa uhita wumva n'abagabo ari nk'ikintu bagusabye kibi. So nukubera iki rero ibyo bintu bitera ubwoba. So bitera ubwoba kubera igisobanuro abantu mu by'ukuri abantu biha iryo jambo iyo bavuze ngo kuba sumize kuba submissive. Niba hari uburyo bavuga, niba navuga ngo umuntu wabaye sumize navuga ngo aba utanze ubuzima bwe bwose. Urebye muri dictionary iryo jambo ikintu risobanura uzarebemo bivuga nyine kugendera kuri autorité y'undi muntu cyangwa kugendera kuri willings undi muntu kandi basivoma mu by'ukuri nta agression ugakurikira gusa mugani ukaba umufollower gusa. So impamvu rero mu by'ukuri bitera ubwoba dukurikije wa mugani kubera dukurikije definition y'iyo verbe tunakurikije icyo bavuze iryo jambo umuntu ahita yumva. Ubwo wenda ibyo mu by'ukuri ibikorwa by'iryo biba bashatse kuvuga turaza kubivugaho nyuma, ariko ka turebe impamvu yako kanya iryo jambo bwaryo ari ikibazo. So ubwonko bw'umuntu bwabo umugore bwabo umugabo tugira igice cy'ubwonko avuga ngo ni icyo bita critical brain. Critical brain ni igice cy'ubwonko kidufasha kugira ngo tubungabunge umutekano wacu, kugira ngo ubuzima bwacu bubungabungwe. Nuvuga ko uramutse uhuye tuvuge ngo uhuye n'intare, icyo gice nicyo kita gihaguruka kikakubwira icyo gukora. Icyo gice buri gihe navuga ngo response kigwa ni ibintu bitatu, harimo kurwana, kwiruka cyangwa byo bita ngo freeze. Ubwo ni fight, flight, freeze. Unabonye hari ikindi bongeyemo icyo bita ngo fawn cyangwa face. So bisobanuye muri makeya ibyo bintu nuvuga ko uhuye n'intare cyangwa n'ikindi kintu cyose utekereza ko gishobora kuba cyakugirira nabi cyagira nabi ubuzima bwawe, icyambere kikubwira ni kurwana. Harimo kurwana physical cyangwa by'ingumi cyangwa kurwana ukoresheje amagambo. Icya kabiri ibyo ngibyo bidashoboka iyo ubwonko bubonye ko icyo kintu kidashoboka kubwira kwiruka. Hanyuma icya gatatu kwikana cyangwa guhunga. Ubwo icya gatatu ni ukukubwira gufreezinga ni mekanizme umubiri umera nkaho ubaye paralize, ntubushobora guhumeka, ntubushobora no kunyeganyega. Ntago ari ibintu utekerezaho n'ubwo nkubita kubwira kubera ubwoba
neza ukaba nk'ikinya, ariko ubwo ni mekanizme yo kugira ngo hatagira muvomo iba, ku buryo niba hari ikintu, niba ari nk'icyo gikoko cyangwa ari nk'intare cyangwa ikindi kintu kitabona muvoma, kikaba cyagera ku buryo wafurizinze gishobora no kugucaho. Hanyuma iyo yindi ya kane ubu ngubu bashyizeho ni ikintu cyo kuvuga ngo ni nka faceit, cyangwa bikunda ko wenda tuvuge nk'abana baba mu mafamiye ari abusing, cyangwa n'abagore bafite wenda nk'abagabo babakubita cyangwa batera ubwoba, akiga ubwonko bumwigisha kuba muri ibyo bintu ari navuga ngo passive, kugira ngo navuga ngo babyite donc ni nko gupleasinga icyo kintu cyangwa umuntu umugirira nabi kugira ngo atamugirira nabi, so akemera kuba mu bintu bibi, akemera gukora ibyo bamubwiye byose, ibyo bamubwiye byose agira. So impamvu mvuze ibyo ngibyo ni ukubera yuko mu bice, mu bintu bigira, ntabwo intara ariyo yonyine itera ubwoba, ntabwo ariyo yonyine ituma icyo gice cy'ubwonko navuga ngo gikora ubwoba buje, ntabwo ari guhura n'intare gusa bigira, hari nabwo kategori nyinshi, hari nka kategori 5 z'ubwoba. Iya mbere ni ubwo ndavuga ukuntu zigenda zizamuka. Iya mbere ni icyo bita extinction ni ukuvuga ko abantu muri rusange batinya kubura, niyo mpamvu abantu bashaka kubyara, ni ukugira ngo atabura agahenengera, navuga geneze cyangwa famiye igahenengera, ni ikintu abantu bose batinya. Hanyuma iya kabiri ikurikiraho ni ukubura icyo bita siniho ukuntu yita mu cyongereza, ko ni nko kubura igice cy'umubiri, ari amaguru, ari umutwe, ni ikintu abantu buriya ntabwo umuntu abitekerezaho cyane, ariko ni ikintu abantu bagiraho ubwoba. Indi kategori ya gatatu ari nayo ibyo kintu, iryo rya jambo submissive kiribuzemo, nicyo bita kubura nuza loss of autonomy. Aho abantu niyo mpamvu batinya ko babashyira muri prison, kumva udafite uburenganzira kuri decision z'ubuzima bwawe. Donc kubura autonomy nuko wowe utagendera ku ntuza zawe, ku byo ukeneye, ku byo wifuza, ugomba kugendera muri navuga ngo authority y'undi muntu, ibyo undi muntu akubwiye. Ubwo niho rero ya kategori yacu ya ndiribuze. Ubwo ibindi wenda harimo separation, nacyo ni ikintu kiri muri ni kategori abantu batinya, niyo mpamvu bakunda kwimariya cyangwa batinya ntuza rejection, cyangwa nyine abantu bashaka kuba muri famiye, nuko abantu bagira ubwoba bwa separation, kumva uri wenyine nta bantu uri kumwe nabo, n'ubwoba nabwo abantu bagira. So ibyo ngibyo ntabwo tujya mu detail, so reka tuvuge kuri cya kindi noneho loss of autonomy. Loss of autonomy niho rya jambo submissive niho riziramo, bivuga ko ntabwo ukifite uburenganzira ku buzima bwawe, navuga 100%. Niyo mpamvu rero iyo bavuze ijambo submissive, kubera ko submissive bivuga ngo wowe urahara ubuzima bwawe ubuhe undi muntu, uvuga ko bavuga ko abagore ntabwo baba kigenga, abasigaye agengwa n'undi muntu. So automatically nk'umuntu wenda wanabyumva neza, uri umugabo ubwo ntabwo wenda wabyumva bavuze icyo kintu, ariko baramutse bavuze ngo bagiye kugufunga, ubwo bwoba ugira bwo gufungwa, kumva ko utagifite ya freedom, utagifite ya autonomy, nibwo bwoba bujyana na ya autonomy yuko iyo umugore bamubwiye ngo kuba submissive. Ubwo aho najya nsobanure ikintu igituma abagore babyanga. Abenshi hariho n'igihe ntago wabumva mu by'ukuri n'impamvu babyanga n'iki, ariko ni ukubera icyo kintu, niko umubiri wacu umeze, kugira ngo tugumane freedom yacu, tugume muri survival mode yacu, iyo ntuza ibamo. So itihagurutsa bwa ya critical brain, hanyuma umuntu akahita ayumva ko agiye andanje kubera ko atagifite intuza. Ariko se kubera iki? Ni ukuvuga ko kubera iki umuntu agira ubwoba kuri iryo jambo submissive? Impamvu akenshi yagiye igaragara bitangirira ku ibyo umuntu yabonye. Akenshi tuvuge nk'umwana w'umukobwa wakuze abona nka papa wakubita mama we, cyangwa
papa we wabo atabitayeho cyangwa atagira ibiki nukuvuga ko ntago aba afite icyizere, kuko ntago afite icyizere mu gitsina, ku bantu b'igitsina gabo. Cyangwa wenda sosiyete, amahistwari abantu baba bumva abagabo bakubita abagore, cyangwa nuvuga ko muri we ofo akumva ko ntayumve afite icyizere ko ashobora guhara ubuzima bwe akaba yabuha umugabo mu gihe bimariye, akaba we agomba kuba navuga ngo ni nk'umuforowa agakurikira. So iyo kubera izo information aba afite biramugora. Ariko nk'umwana kenshi wakuriye nko muri famiye, papa we akunda mama we, amufashe neza, donc agakura afite icyizere muri papa we bitewe n'ibikorwa papa we yakoraga, biramworohera kuba navuga ngo kuba submissive. Ntago abikora biza, ariko ibikorwa mu by'ukuri byo kuba submissive biramworohera kubikora, kubera yuko ntabwo kuba kwizera umugabo akaba yamukurikira, akaba navuga ngo yashyira ubuzima bwe mu biganza bye, ntago bimugora cyane, kuko aba mwizeye ko mu by'ukuri nta kintu ari bube n'uwo muntu, aba bizi yuko ntayiza. Ariko umwana wakuriye ahantu abona papa wakubita mama we, cyangwa atabagaburira, cyangwa atagize ibiki, nuvuga ko niyo association undi muntu wese ahuye nawe w'igitsina gabo, hanyuma akumva ko ntago yapfa kumwegurira ubuzima bwe bwose, ngo we atitekerereza atagira ibiki, ngo yumve ko uwo muntu azamumenya, akamenya donc akamurindira, akamucungira umutekano, cyangwa akamurindira ubuzima mu yandi magambo. Niyo mpamvu rero akenshi bitera ubwoba abantu, binabananira. Noneho reka ubwo birahita bitujyana kuvuga ese ubundi ibikorwa biba muri kuvuga ngo submissive ni ibihe bikorwa. Ni nayo mpamvu ubwo birahita bisubizamo nta cya kindi cyo kuvuga kubera iki ubundi abagabo babikunda, kubera iki ari na Bible, ari sosiyete, ni iki kiri muri ibyo bikorwa gituma urugo bavuga ko rugenda neza. Uko tuzi ari Bible ari ahantu hose, umugabo ni umuyobozi w'urugo. Group yari yo yose ibikeneye umuyobozi, kugira ngo decision, igihe cyo gufata imyanzuro, hari umuntu wa nyuma ugomba gufata umwanzuro. Group yari yose, yaba ya babiri, yaba ya batatu, turayibona no mutuzi, ahantu hose hagomba kubaho umuyobozi umwe wo hejuru, nubwo abandi bashyira ibitekerezo hamwe, ariko hagomba kubaho umuntu umwe uvuga uti okay, noneho iyi decision niyo mfashe, kandi ubwo iyo umuntu yafashe iyo decision ni igomba gukurikirwa, ni abandi baba batabyemeye cyangwa batagize, ariko iyo decision igomba gukurikirwa. Uburyo rero ubwo wenda ibyo byose simbizi kuvuga ngo ubundi Kuki Imana yavuze ngo umugabo ari we uba umuyobozi, ubwo wenda tara muri Bibiliya ko yari we yaremye mbere ibintu nk'ibyo, ariko sibyo nibyo Imana yanamuhaye. Buriya abagabo Imana yabahaye navuga ngo ni don, cyangwa characters zibagira abayobozi beza, ko akenshi ntabwo bagendera ku bintu by'amarangamutima mu gufata decision. Buri gihe akenshi bakoresha logique, hari ama characteristic, hari navuga train menshi, ntago najyamo muri detail abagabo bafite, abagore badafite, ariko ubwo ni mu bwa buryo bwo kuzuzanya, kuko hari ibyo abagore bafite abagabo nabo badafite, kubera yuko mu by'ukuri navuga ngo bishyira hamwe mu kugira ngo bashobore kurera umwana, kugira ngo ubuzima bukomeze. Yango niyo mpamvu na mariage zibaho, no kugira ngo umugore n'umugabo bahure, ntabwo wasobanura impamvu bagomba kubana. So no mu rugo ryo kugira ngo ubuzima navuga ngo busagambe, hatabaho ya extension ya space, so bashobore kubyara, bashobore kurera, umuntu nawe azabyare arere, habeho navuga ngo nuza ya patrimoine. So ubwo rero muri kwa kuntu Imana yaremye umugabo kugira ngo abe umuyobozi, hagomba kuzamo yuko mu rugo nyine
nk'uko umugabo ari umuyobozi nubwo bajyana inama ariko niwe ufata navuga ngo umwanzuro wa nyuma. Ikibazo rero gikunda kubaho nuko ntabwo nzi impamvu na sosiyete yacu bakunda kuvuga ngo umugore yige kuba sumiza ariko ntibavuge ngo umugabo yige kwiganuza na bwa leadership skills kuko ni ikintu cyangombwa cyane. Kuba sumize navuga ngo ni kwizera iyo umugabo n'umugore bagiye kubana nk'uko umugabo ari umuyobozi nuvuga ko muri decision zose umugabo niwe ufata decision ya nyuma. Mesa ameze nka president wa company. Hanyuma niyo mpamvu uvuga ngo leadership skills ni ngombwa kubera yuko nubwo afata umwanzuro wa nyuma ariko ntago bivuga ko ari ufata imyanzuro gutyo gusa atarebeye abandi. So muri leadership skills habamo kwiga kumenya navuga ngo communication skills yo kumenya se nubwo uri ufata umwanzuro wa nyuma ariko ugomba kwibuka ko hari abandi bantu mubana umugore urugo n'urwawe ntago ari urwumwe kugira ngo mube nubwo uri ufate decision ya nyuma ariko mugomba kuba mwavuze kuri icyo kintu. Noneho iyo mumaze wenda urabwa ibyo bita ngo brainstorming noneho umugabo nk'umuyobozi afata decision ya nyuma. So kubera ikiro kubasumize bigora iyo bamwe n'abavuga buriya ni ikintu kigora cyane kubera nyine bya bintu naturel twavuze bizamura ubwoba ariko uburyo bishobora gutuma ubwoba bya kintu kubasumize bidatera ubwoba harimo ibintu bibiri. Hari trust burya navuga ngo ntabwo iza gutyo gusa. Trust ni ikintu umuntu navuga ngo wizera umuntu kubera ukuntu wamubonye ntabwo upfa kumwizera gusa. So kwizera umuntu ni ukubona ko dabord aza ahantu agiye. Niyo mpamvu rero ari ngombwa kuba kubagabo vraiment kugira ngo niba ushaka ko umugore abasumize kugira ngo bifashe nuko iyo icyo cyizere ugomba kugitanga. Iyo watanze icyizere umuntu akabona ko ari safe navuga ngo atekanye iruhande rwawe akabona ko uzi ahantu ugiye nawe ubwawe biramworohera kugira ngo afata ubuzima bwe bwose abushyire mu biganza bwawe ko akaba biza avuga ati uyu muntu ndamwizeye mu bushobozi bwe. Ntago ari ngombwa ko afite amafaranga menshi, ntago ari ngombwa ko aba ari umuntu w'ingufu wenda bikabije cyane ariko kwizera nuko wizera ko umuntu mu bushobozi bwe afite areba inyungu za mwese. Ariko iyo ufite umugabo ureba inyungu ze nyine biragoye kuvuga ngo uvuga uti shyize ubuzima bwanjye mu biganza byawe. Niyo hantu bigora. Abantu benshi bavuga ko biborohera kiriya kintu nuko baba igihe kinari ko baba bafite nk'abagabo navuga ngo bari responsable kandi bari donc babereka ko batekanye babaha umutekano. Icyo gihe vraiment biroroha afite no kumugabo ari n'ahantu hose iyo muzi ko mufite umuyobozi ubareberera ubamenya mwese ukashoboye uzi ibyo arimo gukora uzahajya uzi gufata ibyemezo uzi kunabwa gukominika mushobora kugenda mukamusanga ukaba wamwizera kuba wamubwira ni ufite n'ikibazo ukizera ko ushobora kumubwira kandi akaba yakumva biroroha kuvuga uti you know what niyo ntareba niyo naba ntahumeka niyo naba nsinziriye ndizera ko uyu muntu vraiment aratureberera twese. Niyo mpamvu rero icyo kintu kugira ngo ntabwo ari ikintu umugore akora gusa ngo avegroma agire afata ubuzima bwe abushyire mu maboko y'umugabo gutyo gusa. Nibyo abagore barabisabwa kubera ko umugabo niwe muyobozi mu rugo ariko kugira ngo icyo kintu cyorohe sino
ya ubwonko bw'umugore igihe cyose azumva adatekanye, igihe cyose azumva adatekanye mu maboko yawe, adatekanye mu rugo rwawe, birikora niyo yaba atabishaka, niyo yavuga ati ndagerageza, ujya wumva avuga ati gusa njyewe rwose mba nagandutse, mba ndi submissive, ariko mu by'ukuri mu bikorwa bye atari byo. Nuko ashaka kubikora kubera ko abisabwa, ariko kubera ko ntago yatizeye umugabo. Niba umugabo wawe agukubita, biragoye ko wavuga ngo uramuha ubuzima bwawe, ujya aho ngaho wicara utuze uvuga uti uno muntu arandeberera n'abana banjye. Ntabwo bishoboka. Ubwonko birikora, umuntu igihe cyose ari andanje, ari mu kintu atekereza ko kimushyiramo andanje, ubwonko burye bumubwira gukora ibintu ahita guhunga cyangwa kurwana. Utarwanye rero by'ingumi arwanisha amagambo mabi, cyangwa agahunga, cyangwa ikintu kimwe agakora bya bindi byo kuvuga, akaba nk'ikinya, akaba ari aho ngaho nyine utazi niba ubana n'umuntu cyangwa utabana n'umuntu, ari aho nyine yarabaye nk'ikinya, cyangwa juste akazajya yemera ibyo mubwiye byose gukora, ariko mu by'ukuri atabirimo, atabyemeye, ari uburyo bwo kugira ngo kubera ko wamuhahamuye, ari uburyo bwo kugira ngo utagira icyo umutwara. Kandi ntabwo ntekereza ko ibyo ngibyo ari bya bikorwa bya submissive bikenerwa. So impamvu rero ibyo bikorwa bya submissive bikenerwa nuko abantu bose bagira icyo bita ngo emotional needs ziri navuga ngo za ngombwa. Mu bagabo hari tuvuge ku bagabo hakenerwa ikintu bifuza cya mbere ni ya trust twavugaga. Izo navuga ngo ni emotional needs za mbere niho hahandi niho navuze ati kuri iki gice biragufasha noneho kugira ngo bya bikorwa mu kubikora ubikora atari ukuvuga ngo juste nuko submissive, ahubwo nuko n'impamvu bituma urugo rugenda neza, nuko ni ibikorwa navuga ngo byerekana urukundo, ni ntuza, ni emotional basics umuntu aba akeneye. Ubwo wenda duhere ku bagabo, kubera ko iryo jambo submissive aricyo bivuga, nuko abagabo mu bintuza, niba tuvuge uvuze uti umugabo wanjye ngiye kumwereka urukundo, nubwo dukora defa kenshi yo guha abantu ibyo twifuza ko guhabwa, ariko ku bagabo kugira ngo ubereke urukundo hagomba kuzamo icyo kintu trust ni ngombwa cyane. Kumwizera vraiment, ukamwizeza n'ibyawe byose, ukavuga uti nagukurikira vraiment uko icyo uvuze, niyo naba ntacyemeye, niyo ari ikintu niba ngenge naba ntarimo kubisobanukirwa neza, ariko kubera ko nzi ko ibyo unyifuriza ari byiza, kubera ko nzi ko utureberera twese, ureba inyungu za twese, icyo uri bufate ndavuga icyo uri bufate ndagutera ndacyakira, cyangwa icyo uhitamo, icyo uri buhitemo ko icyo kiri bube, ubwo nanjye nicyo ndi bugendereho. I will support you mu cyo icyo uri buvuga, icyo ushaka cyose. Niyo trust rero abagabo baba bakeneye. Ubwo rero muri izo besoin ntuza. Ikindi cya kabiri kenshi muri besoin bavuga bakenera, navuga hari esheshatu za ngombwa. Iya mbere niyo trust, iya kabiri ni icyo bita acceptance rufa ko kumwakira ukwari. Ku badamu, niba uhuye n'umuntu ukabona ntabwo mu by'ukuri umwakiriye ukwari, bya bintu bavuga ngo nimara kwimara uzamuhindura, deja aho ngaho ubugishe, kuko nutangira gushaka kumuhindura ntabwo wamwakiriye ukwari. Ni muri besoin bakenera yuko umwakira ukwari. So jya kubana nawe uzi ko uko ameze uku nguku, ariko donc ubyishimiye, umwakira ukwari. Gusa kandi ntekereza ko usibye n'abagabo n'abantu bose bifuza gura n'umuntu ubakira uko bari, ariko ibyo byo biri muri ntuza, biri muri besoin navuga ngo elementaire z'abagabo.
hanyuma icya gatatu ni mbisome ntabwo mbyibuka byose, hakiriho intuza appreciation ni urumva kwa kundi nk'umuyobozi koko, ubundi umuyobozi nyawe kwa kabarebera abayobora. Abagabo benshi ari kujya ku kazi, ibintu byose byinshi babikorera famiye yabo. So ntuza iyo noneho appreciation ni ukugira ngo ni ukumwereka ko mu by'ukuri ibyo aba yakoze koko bifite agaciro, kumushimira ibyo aba yakoze, nubwo aba utekereza ko ari nka devoir, ari inshingano ariko abikora atari we byikoreye gusa, abikorera ari umugore, abikorera abana, abikorera urugo. So appreciation ni ikintu abagabo bakenera. Hakabaho admiration, birumvikana kumwadmira, bitewe na karita afite. Uhari gihe nyine tugira defo ukabizi vraiment ukabigumisha mu mutima wawe, ariko ni ibintu abagabo bakenera kumwadmira. Niba ari strong, niba ari umuntu uzi ubwenge, niba ari umuntu uzi kwana n'abantu, hari character nyinshi ushobora gukoresha kumwadmira, akanabibona koko umwadmira nk'umuntu koko ubarebeye. Hanyuma indi ni approval ubwo ni yindi niyo kenshi ijyana cyane na submissive. Ni ukuvuga ese iyo muri mu rugo mugafata decision yo gukora ikintu ariko muri mu byumve kimwe, umugore akaba byumva kumwe, undi akaba byumva ukundi. Yavuze ati tugiye kugura inzu, umugore ati nyamara inzu ntago ariyo ya ngombwa, wenda abana bajya kwiga kure, dukeneye imodoka mbere. So iyo hajemo iyo conflict kandi urugo rwa babiri, ese bigenda bite? Aho ngaho nkuko tubizi nibyo umugore ufite uburenganzira bwo kuvuga uko bitekereza nuko bibona, ariko umugabo ni ufata decision ya nyuma akurikije kwa bitekerezo uko mwabishyize hamwe, uko mwarebye wenda avantage na disadvantage, ariko niwe nk'umuyobozi uvuga ati noneho decision noneho mfashe niyi ngiyi. Waba ya decision atagukonvese ngo yumve neza, ukaba utabyemeye, ariko ufite inshingano yo kumwanavuga approval no jambo ry'ikinyarwanda ryese rigenda kumushyigikira, ufite inshingano zo kumushyigikira mu cyemezo cya nyuma yafashe, niyo waba mu by'ukuri koko kitagendanye n'umutima wawe, kitari cyo wifuzaga cyangwa atashe no kugukonvenka neza, ariko ni inshingano zawe kubikora. Hanyuma akabamo noneho na encouragement, ni urumva nyine ni ukumutera ingabo mu bitugu, niba avuze bitewe na dream, abagabo bagira dream ziri nini cyane kandi ni byiza ibyo ari byo byose, abadukora electricity, abagize ibiki, nuko hari abantu baba baradreaminze ibintu biteye ubwoba. Akenshi rero kwa kabagore dukunda security no kureba ibintu bidufasha, akenshi muri ako kanya hajya ashaka kuvuga ati ngewe ndumva tegeza nk'umuntu wavuze ati ngiye kubaka ikintu kizajya mu kirere, zino za rocket n'ibiki byose, nk'abantu ba Elon. Yaba ari nk'umugabo wawe yabivuga, kandi wenda nta n'ahantu muragera, ntimuragira n'inzu, nta kintu na kimwe muragira, we arifite izo nzozi zo kuzubaka ikintu kizajya mu kirere cyangwa ku kwezi. Akenshi rwose jya ushaka kuvuga ati uri umusazi, reka d'abord se wabanje na runo rugi rwamenetse ukabanza ukarukora. So ariko bigenze gutyo urumva ntago bigize. So encouragement nuko nizo dream nk'izo uba wumva ari zirenze zikabije zidashoboka, ugomba kumutera nabwo ingabo mu bitugu, kubera ko ibi byose, reba internet ubu ngubu turayikoresha, reba ibyiza byayo. Ni umuntu wagize iyo dream yo kuvuga ati reka nkore bino bintu biteye ubwoba, shaka kuba byaramutwaye imyaka n'imyaniko, ariko akicara akabigiraho, agabazi gukora focus, akareba ikintu kimwe niyo cyamutwara imyaka 100 akaba yagikora akagira. So izo encouragement zirakenerwa. Ubwo rero ahangaha mu by'ukuri ibyo bintu nibyo ubundi bita ngo kuba submissive, nuko ushobora nubwo ibyo bintu utabishaka utagize icyo, ariko ugomba kweka ko umugabo ari umuyobozi, hanyuma izi bezwe za ngombwa ukazimuha. Ntabwo nagize rero ntavuze noneho ku ruhande rw'abagore, kubera yuko nkuko twabivuze abagabo ibyo ari byo byose
bashaka nyine okay umugore agomba kuba submissive agomba kuba submissive ariko ntibafata umwanya utekereza ese kuba submissive biravuga iki ese nk'umuntu wari tuvuga wari witunze ufite akazi ugize ibiki ufite ibitekerezo hariho n'igihe umugore afite n'ubwenge navuga ngo burenze ubw'umugabo akagomba kuba submissive ntabwo abagabo bagomba kwicara akavuga ati ni iki mu by'ukuri ndimo gusaba uyu muntu ntabwo nabyita ngo sacrifice ariko kuba submissive ni ikintu kitoroshye kuvuga ngo fasha ubuzima bwanjye mbuhaye undi muntu nzajya ngendera ku mabwiriza ye nzajya ngendera kuri decision yafashe mu rugo rwacu nubwo aba ari urugo rw'intuza rwanyu ariko burya n'umugore agira aba yarafite dreams z'ubuzima afite ukuntu abona ubuzima bishobora kuba bitandukanye n'iby'umugabo ariko urumva abagomba guhara ninavuga ngo ni nko guhara amagara ye guhara ubuzima bwawe guhara dream nyinshi zawe kugira ngo izundi zigenda imbere abagabo bagomba kumva ukuntu icyo kintu atari ikintu cyoroshye umuntu wese nta muntu upfa kugishobora ariko abantu bagomba kubikora kubera ko urugo nanone ubwo nirwo baba bashyize imbere reka rero mvuge niza abagore bakeneraho kugira ngo abagabo nabo bagomba kumenya ko icyo kintu kigomba gushyirwa nabwo nibwo buryo bushobora gufasha umugore kugira ngo ashobore kuba submissive no muri Bibiliya yavuga ngo kuba submissive umugore agomba kuba submissive nkuko itorero riba submissive kuri Yesu hanyuma n'abamugabo bagomba gukunda umugore nkuko Yesu yakunze itorero so abakristo biraborohera kuba submissive ku Mana cyangwa kuri Yesu kubera deja urukundo tuzi Imana idufitiye niyo yaba ari ikintu kibi kitubayeho batuvuga ati hari impamvu iki kintu kibayeho ibyo byose Imana irabizi kubera ko iby'inyifuriza ni byiza n'impamvu ibingibi bibaye ariko hari ikintu cyiza yabikoreye hari ikindi cyiza irimo gutekereza ntabwo bikoze kugira ngo imbabaze gusa kugira ngo bibaho ngaho hari impamvu yabyo niyo mpamvu bitworohera nk'abakristo kuba submissive ku Mana so ni inshingano rero ku bagabo gukunda umugore kugira ngo ya trust yo kugira ngo yegurire ubuzima bwe abushyire mu maboko yawe hari urukundo ugomba kumwereka hari umutekano abagomba kukubonaho kuko niba deja umukubita akaba adafite n'umutekano mu maboko yawe ese azakwizera gute yuko nimunagera hariya hanze ho noneho uzamukingira cyangwa uzamurengera mu gihe nawe ubwawe ari wowe wa mbere wo kwangiza umutekano we kandi yashyize ubuzima bwe mu maboko yawe ni ibintu bidasobanutse ntabwo ushobora gusaba umuntu kuba submissive mu gihe nawe adafite umutekano mu maboko yawe ni ibintu bidashoboka icyo gihe ntabwo akiri submissive aba yabaye intimidated agakora ibintu kugira ngo gusa utamubabaza kurushaho cyangwa kubera ari abagore wenda babikorera abana cyangwa ibiki n'ibiki ariko ntabwo ushobora kuba submissive ku muntu d'abord nawe udafiteho umutekano ntabwo bibaho ubwonko bugomba kwiyeranja kugira ngo buhungishe ubuzima bwawe so mu bintu rero nk'uko twari tuvuze iby'abagabo abagore nabo bezwe elementaire cyangwa emotional needs zabo iya mbere ni caring kuba umugabo caring akenshi ni uvuga ngo ese wakira gute amarangamutima ye uyaha agaciro gute ushobora kuba utabyumva niba avuze ati nababaye ushobora kuba utumva wenda mu mpamvu akubwira impamvu byamubabaje ariko byamubabaje we so ubwo kubaha kubaha ayo marangamutima ye nubwo utabisobanukirwe nk'umugabo abagore bagira utuntu twinshi wenda tubababaza cyangwa tubatera amarangamutima yandi atandukanye so ugomba kwihangana nubwo utabyumva nkuko nawe yatumvishe na decision yawe ariko agomba kugushyigikira uko bimeze kose nawe nubwo utumva amarangamutima ye ugomba kuyakira ukamwumva n'izo ngizo care ukamwitaho niba ubona yicaye hariya yababaye
nk'umuyobozi kandi koko n'inshingano zawe ugomba kumenya se niki kirimo gutuma habaye ibyo bintu ukabyitaho, niyo yaba ataje kubikubwira ukabimubaza, naho ngaho nizo caring zizamo, kumumenya nkuko bikora kame atarakwemera kubana nawe, biba byose urabyumva. Hanyuma ikindi abagore bakenera ni understanding, ibyo navugaga kumwumva nubwo wowe ndetse muri logique yawe bidasobanutse. Abagore nyine nicyo kibazo, wenda basobanura niyo bagiye gusobanura ibintu baca hirya no hino ibiki n'ibiki, ariko kubana niko bimera. So kumwumva ukumva ikibazo cye, kumwumva ikintu cye, ntutajya wowe nk'ibyo ngibyo bikubabaza bite, sinakubwiye ikindi bikino. Mwumve niba yagusanze aje kukubwira nk'ikibazo afite, niba ari ikintu cyamushije cyangwa niba ari iki, umwumve. Ni hahandi nyine ya communication skills naho izamo. Ntabwo nzi impamvu vraiment hatabaho icyo bita leadership, ntuzanavuga leadership skills training ku bagabo, kuko abagabo bose si ngombwa mukaza umuyobozi mukaza, ariko umugabo wese abaza umuyobozi mu rugo rwe ahava kagera. So numva ari skills za base abantu bakagombye kwiga. Ikindi habaho respect, ubwo nayo n'indi besoin élémentaire y'abagore, kumwubaha. Abagore bakunda kubahwa, sinzi uburyo nabisobanura, ariko abagore bakunda umuntu baha agaciro akamwubaha. Igihe kinini abagabo benshi kwa kwenda abagore batari strong physically, hari igihe babafata uko babonye, ariko bakeberwa ko abagore nanone nubwo atari strong physically ariko bari strong emotionally. Wenda ibyo ngibyo ari ibindi bintu bizaza nyuma. Hanyuma hari respect, kumwubaha nk'umuntu. Hari devotion, niyo mpamvu abadamu bakunda kwimariya, bakunda umuntu nyine uwa devotion kuri bo, kavuga ati okay, wenda niba wajyaga n'abandi bagore benshi, ariko uwo wakunze ukavuga ati noneho vraiment ngiye kuba devoted kuri wowe. Nanjye bese ngiye kugwa nanjye ubuzima bwanjye ni wowe, ni njyewe nawe ngiye kukumenya. Ibyo byose, ibyo rero bituma wa mugore nawe aba submissive kuri wowe iyo wabaye devoted kuri we. Hanyuma hakabaho validation. Validation ni cya kintu cyo kwakira, navuga ngo ni nk'amarangamutima ye. Hari nk'ukuntu bamwe bavuga ngo nk'abadamu iyo baganira, umwe arimo kubwira undi wenda niba ari akababaro cyangwa ari ibyishimo, cyane cyane kwa abadamu ibintu byinshi bigendera mu marangamutima. So validation ni ukujyana yavuze ati ndishimye cyangwa ndababaye cyangwa wenda ibintu byanyobeye. Nk'umugabo hari igihe nyine utabyumva, ariko ugomba validation, no kuvuga ko ugomba kuvalidinga, kwakira cya kintu uko kiri. Icyo bita wenda navuga ngo validation. Yavuze ati ibintu byanyobeye, wowe nubwo ubona ari ibintu byoroshye, ariko ugomba kwihangana ukamera nk'uri mu nkweto ze. Ukakira navuze ngo byanyobeye, tekereza nawe mu gihe ibintu byawe byakuyobeye uko biba bimeze, biragufasha kumva niyo yavuze ngo byanyobeye icyo bivuga. Ibyo bita validation. Hakabaho noneho reassurance. Reassurance ni ukuvuga ngo ugomba guhora umwibutsa yuko reassurance, kwa abagore benshi nyine muri ubwo buryo bwo kuba submissive, urumva aba yafashe ubuzima bwe, navuga ngo ubuzima bwe nyabwo akabushyira ku ruhande, akaba nk'umufollower niba ariko navuga. So agashyira ibyo byose mu biganza by'umugabo. So reassurance ni uko umugabo agomba guhora mwibutsa ko ari safe, donc ko agomba gutekana igihe cyose ahari. Reassurance ni ukumwibutsa, akamwibutsa ko urukundo rwe, akamwibutsa ko amumenya, ko umuntu yashyize ubuzima mu maboko yawe. Ubwo nuvuga ko hari ibintu byinshi ugomba kumurebera, hari ibintu byinshi ugomba kumumenyera, kuko iyo atangiye kubyimenyera n'ahandi nyine bitangira kuzamo conflict. Ko yabonye ati atakwizeye, niba uhembwa amafaranga y'urugo yose ukagenda hafi ya yose ukayanywera mu rugo, ukazana angahe yonyine atazamara n'iminsi ingahe, ntabwo ushobora gusobanura uburyo umuntu azumva atekanye
ngo avuga ati you know what, nshatse rwose nakwicarira hano uyu muntu nkaguma nkamwizera, aratumenya, amenye n'abana. Nzi namubyumva. So reassurance ni ukwibutsa umuntu ko uhamubereye, ku buryo nakomeza kuba submissive ukavuga uti okay, umunsi turimukira ahangaha, kandi wenda mwari mutuye ahantu hari inshuti ze cyangwa hari umuryango we, ashobora igihe afite ikibazo ashobora kuba yanabasanga, aragukurikira gutyo gusa. Niyo wamujyana ahantu atazi n'ibyabo, atazi n'ibiki, aragukurikira mu kukwizera. Ndajyani. So nibyo rero mu byukuri sinzi niba mbisobanuye neza bya submissive. Muri iyi video ntabwo nabisobanura byose, ariko tugira amasomo yo abivuga birambuye kugira ngo umuntu asobanukirwe se abagore bameze gute, abagabo bameze gute, ko musabifasha ko mu rugo n'abantu basobanukirwa abantu bazajya bakora ibintu byo kumera nk'ari sacrifice, nk'ahari iki. Ntabwo urugo ari cyo ngicyo bigize abantu batangira bishimye bakundanye, akagateka dushyira ubuzima hamwe, ariko birumvikana agomba ko systeme ituma muri ya rugo, muri ya groupe y'abantu batandukanye bavuye ahantu hatandukanye, ibintu bishobora kugenda neza. Navuze ati tugiye kugura intebe, kandi undi wenda atekereza wenda kugura ibindi, bigiye muri abantu bashyize n'amafaranga hamwe, ko wakoreye amafaranga yawe warushye wagize ibiki, hanyuma undi wenda akavuga ati ngiye kuyakoresha muri ibintu wowe utatekerezaga. So habamo ibintu byinshi bishobora kugora, ariko hagomba kuba systeme nk'iyo ngiyo ishobora gutuma noneho abantu ibyo bintu bashobora kubishora, bakamenya icyo bari bubikoreshe. So nizere ko mbisobanuye neza. Ndashyiraho nomero yanjye cyangwa email niba hari ibyo wenda wumva utasobanukiwe na ukeneyemo ko nagusobanuriraho. Okay, mwanyandikira kuri WhatsApp, hanyuma tukareba icyo tugira. Ngaho Imana ibaho umugisha. Bino byose ntabwo navuga ari ibintu navuga ngo ni ibintu byo mu buzima bwanjye nkoresha cyangwa iki, ni study scientifique navuga ngo zijyana na icyo bita ngo gender cognitive behavior, na behavior agendana n'ukuntu abantu b'ibitsina bigendeye ku bitsina batandukanye, ariko nanone bijyanye n'ukuntu turemye, brain yacu, psychology yacu, ubumenya muntu, ibintu nk'ibyo byose. Ntabwo navuga ngo ni by'ubuzima busanzwe, bien sûr na motivation yatumye wenda njya muri ibi ngibi, ni ubuzima busanzwe. Wenda nzi ukuntu wenda divorce ibabaza ari ku abashakanye, ari ku bana, mbese ibintu byose bigahinduka. So impamvu ni ukugira ngo niba hari umuntu ushobora gufasha ku buryo atagera aho ngaho, kuko burya nta nubwo ikibazo ari divorce, ikibazo ni umubabaro cyangwa ibibazo abantu bacamo kugira ngo bazajye kugera aho ngaho. So abantu bashoboye kubyirinda yaba ari amahoro, ko burya iwe ryagaragaye ntabwo riba rikica isuka. Ngaho rero ibihe byiza, Imana ikubaheze kubaho umugisha, ihewe n'umugisha urukundo rwanyu.